urubyiruko rw'abakorerabushake 88 rwo mu murenge wa Kinyinya mu Karere ka Gasabo nibo biteganyijwe ko bazahugurwa ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ndetse icyiciro cya mbere cy'aya mahugurwa cyamaze gutangwa. Turifuza ko mudufashiriza imiryango gutangira kurera abana mu buringanire n'ubwuzuzanye. Namwe kandi n'amahugurwa bahabwa n'umuryango utari wa leta Réseau de Femmes ushimangira ko babonyemo ubushobozi bwo kunganira inzego z'ubuyobozi. Ku kijyanye rero n'iryo hohoterwa, Uwimana Saverine n'umuhuzabikorwa wa Réseau de Femmes ku rwego rw'igihugu. Urubyiruko rw'abakorerabushake ni urubyiruko rwagaragaje imbaraga mu gufasha umuryango Nyarwanda, mu gufasha ubuyobozi nk'imirimo bakoze mu gihe cyo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Bagomba kumenya ihohoterwa rishingiye ku gitsina icyo ari cyo, uburyo rikumirwa n'uburyo bwo gufasha abafite ikibazo kijyanye n'ihohoterwa. Uru rubyiruko rero tukaba tubifuzamo imbaraga kugira ngo bafatanye n'inzego z'ubuyobozi zikorera muri uyu murenge wa Kinyinya. Niyimbeshaho Ricardo na Uwizeyimana Queen Ariane ni bamwe muri urwo rubyiruko rwamaze guhugurwa. Bashimangira ko aya mahugurwa ari ingenzi kuri bo kandi bagiye kuyabyaza umusaruro. Twari turi mu rujijo rw'ibintu byinshi. Iminsi igera kuri 2 tumaze mu mahugurwa twabashije gusobanukirwa mbese GBV ni iki. Ubu dufite ubutumwa twahawe tugiye guha abandi. Ndumva rero tugiye kuba umusemburo w'abandi. Amahugurwa twari tuyakeneye bitewe nuko ibyo twahuguwe ni ibiri mu murenge, ni ibiri mu midugudu, ni ibiri mu kagari. Dusanzwe dukora mobilisation mu baturage y'ibikorwa bitandukanye. Rero nshimira Réseau de Femmes ko yatubonyemo ubushobozi. Rero icyo tugiye gukora ni ukubanza kwigisha abaturage, tukababwira ihohoterwa icyo ari cyo, tukababwira genda icyo ari cyo, icyo genda imaze, ndetse n'ihohoterwa icyo ryangiza muri sosiyete nyarwanda. Uretse uru rubyiruko rw'abakorerabushake rwo mu murenge wa Kinyinya mu Karere ka Gasabo, hazanahugurwa abagenzi babo bo mu murenge wa Mageragere mu Karere ka Nyarugenge. Ni amahugurwa umuryango Réseau de Femmes uri gukora binyuze mu mushinga wabo wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bise Empower and Include, baterwamo inkunga na UN Women. Muri iyo mirenge yombi kandi hanahugurwa inshuti z'umuryango badaso, abari muri community policing, ndetse hakanatangwa ibiganiro mu mugoroba w'umuryango ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Inosa Habumugisha, Radio Sarusi mu Karere ka Gasabo.